Yesu Kristo ashimwe cyane. Turagarutse no mu gitabo cyacu cy'Itangiriro 24 umurongo wa 15 no tugiye gukomeza twakira imbabazi z'Imana, twakira imbaraga z'Imana, twakira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. Nuko agisenga atyo Reka arasohoka, wabyawe na Betuweli mwene Miluka muka Nahori mwene se wa Aburahamu, ashyize ikibindi ku rutugu. Yasenze asaba muri aya masaha y'abagore basohokamo bize kugenda bike. Noneho harusohotse ndibuka ko mbaha ubuhamya bw'uko nahuye na madamu mu gice gishize cyangwa se muri part 3. Nanjye naravuze nti umukobwa uzaza mbere nzahura nawe bwa mbere akanyereka geste z'uko yishimiye ko twaba hamwe. No tayari nta gutindiganyamo. Nawe rero Reka aba arasohotse, agisenga atyo ngo Reka arasohotse. Ashimwe cyane ngo uyu urabona ko ari mwene ni nkaho ari umwuzukuru. Urabona ko Nahori avukana na Aburahamu, noneho Nahori yabyaye Betuweli nawe abyara Miluka. Ushatse kuvuga ngo ni umwuzukuru wa Aburahamu, cyo niko twabivuga. Ubwo Aburahamu ni sekuru wabo wundi. Aba arasohotse. Ashimwe cyane. Agisenga aba arasohotse. Bifite ikintu bisobanuye gikomeye. Nanjye numva ko ngisenga donc uwo twahuye bwa mbere, nkuko navuze nti uwo tuzahura bwa mbere nawe rero agisenga arasohotse. Ubwo aba arasohotse. Bishatse ngo iyo turi gusenga tayari ibisubizo birahari. Donc projet irahari, projet ifite na mission irahari. Hari amasengesho yiherekeje cyangwa se hari ibyo dukomeje gutegura bijyanye na projet. Nk'aba barabanje bategura ibintu byiza bizaherekeza bizajyana n'uyu mugaragu. Nacyo ni ikintu kijyanye ni projet uburyo bayiteguye. Umugaragu nawe nk'umuntu ugiye muri mission agira uburyo ategura isengesho nawe tayari ubwo ni ari muri project. Yes. Noneho bishatse ngo mu byo dukora, mu byo dutegura, ibisubizo birahari, biriteguye. Imana yiteguye kudusubiza bya bindi twahoze tuvuga ngo Imana, umuntu utanga isaha zose aba yiteguye gutanga. Haleluya, haleluya, haleluya. N'abasaba isaha zose baba biteguye gusaba, baba bakeneye ahantu bahurira. Umuntu usaba akaba afite igisobanuro cy'ibyo asaba, impamvu zifatika z'ibyo asaba, ahita asubizwa da. Abaraje Betuweli nuko Miluka Reka wabyaye na Betuweli mwene Miluka muka Nahori mwene se wa Aburahamu, ashyize ikibindi ku rutugu. Sasa gahunda ni ku mazi tu twahuriye ku mazi. Uwo mukobwa yari umunyagikundiro, urumva ko Imana ntabwo isondeka rwose cyinshi. Wow. Kandi yari umwari, yego, nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Sawa, aramanuka ajya ku isoko. Urumva ko ibintu by'Imana yabiteguye ku isoko aho tipari, aravoma arazamuka. Uwo mugaragu arirukanka aramusangana, aramubwira ati ndakwinginze umutuzi mu kibindi cyawe ngo.
yaraje tu donc Imana iratangaje, yaraje nk'ibisanzwe aje kuvoma azamutse, kumbe tipe afite isengesho. Yego umukobwa nawe wenda yari afite isengesho, nawe aravuga ati okay, reka nkomeze nkore imirimo yanjye buri munsi, gahunda ni mu kazi. Haleluya, turagushima. Donc gahunda ni mu kazi, hejuru yo gusenga, hejuru yo gutegura projet, jya mu kazi, komeza ukore gahunda zawe ukora. Icyo ikintu nubwo uzitegure neza, ibintu byiza by'igikundiro byose ubona wakwishyira muri projet, nkuko twayibonye hano umugaragu yazanye ibintu byiza, ibintu ubona washyigikiza projet ubona ufite. Yari umunyagikundiro, yari afite ibintu byiza byose, umunyagikundiro cyinshi. Wari umwari, nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Nuko aza ku isoko, aza kuvoma. Afite ibintu byiza byinshi, nawe ufite ibintu byiza byinshi. Mbese birahari, niba bihari ni sawa. Ibyo utarageraho ubona wagerageza kugeraho, ubona bishoboka ko wagera ngo ubigereho, bikore, bishyiremo muri projet zawe. Ndaryumvise wa Mana. Uwo mugaragu arirukanka aramusanganira, aramubwira ati ndakwinginze mpa utuzi mu kibindi cyawe mwe. Yumva isengesho yasenze, nawe akurikije iryanjye yasenze, nawe avuze rya magambo yavuze ati aya niyo magambo ndivuge. Aramusubiza ati databuja, nywaho. Umva ko amuhaye icyubahiro. Yewe, tanga icyubahiro databuja. Umugaragu yaraje aramusanganira, just approach. Nkunda ijambo ryitwa presence, kuba uhari mu bintu. Ikindi try, gerageza. Approach, kwegera, kugerageza kujya mu bintu. Haleluya. Kandi uciye bugufi, utuje, kandi ukabikora neza. Ibyiza byose bishoboka, donc kubikora neza, ibyiza byose bishoboka. Data wacu, data wa twese wo mu ijuru, ni mwiza, donc akwiriye ibintu byiza. Ibyo dukora tubikora kubwe ngo anezerwe projet turimo, azi sponsoring. Niyo mpamvu yo gukora ibintu byiza. N'umukobwa nawe aca bugufi databuja. Wow, atengamatira vuba ikibindi cye, aramuha, aranywa. Tumva ko umugatipa arimo arasubizwa. Cyane cya mbere hari ikintu ategereje. Amaze kuyamuha aramubwira ati nduhira n'ingamiya zawe ziheguke. Ngo urumva ko isengesho ni kwa kundi ku murongo. Isengesho ryabaye copy paste, ryavuye mu isengesho ryabaye ibikorwa. Ni ibintu bikomeye, Imana ikora mu buryo bikomeye. Yariteruye rijyana muri pratique, ibiganiro cya projet nziza, ibikorwa byiza. Imana irabiterura ahantu byateguriwe, ikagenda ibinyanyagiza mu bikorwa. Haleluya. Ayasuka vuba mu kibumbiro, arirukanka yongera kujya kwiriba kudahira. Adahirira ingamiya ze zose. Byose urumva ko biri ku murongo. Umutipe byageze yarimo arabireba. Uwo mugabo amwitegereza acecetse. Wow, yasubije kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rwe amahirwe cyangwa ataro yahaye. Ubwo yari ari muri celebration y'irego, nicyo kigaragara. Cyo bita gusenga intego, ufite intego nzima. Donc igisobanuro gifatika kigusengera. Urabona ko Imana nkuko yakabisenze niko byabaye, nkuko nanjye nagasenze dore niko byabaye. Nabaye urugero nanjye kuri njye. Nuko ingamiya zimaze kweguka,
uwo mugabo yenda impeta y'izahabu yari yabyitwaje. Donc bose bahujwe n'iki? Bahujwe n'imirimo myiza, ibikorwa byiza bifatika. Donc umukobwa yarasenze ibyo byose, umutipe nawe yarasenze, bose bahujwe Imana irabishyigikira cyangwa se Imana irabikora, niyo yabahuje. Imana ibitera inkunga. Haleluya. Ngo ingamiya zimaze kweguka, umugabo yenda impeta y'izahabu. Kuremera kwayo kwari nk'igice cya shekeli n'ibimeze nk'imiringa 2 byo kwambara maboko. Kuremera kwabyo ni shekeli 10 z'izahabu, arabimwambika. Kandi yitwaje. Tumva umukobwa atangiye kubona umusaruro wa her kindness, w'ibyo yabibye, imirimo myiza nawe yari afite projet. Umukobwa yari afite projet, umutipe yari afite projet. Umutipe amabona umusaruro wa projet ze, n'umukobwa amabona umusaruro wa projet ze. Cyangwa ngo iyo twahuye mu bikorwa byacu bya buri munsi, turahura buri wese afite projet ye. Tekereza, ariko tugenda tubona umusaruro wa. Donc iyo duhurira muri groupe, mbona umusaruro wanjye muri iyo groupe, nawe n'undi waje ashaka umusaruro wakawubona. Umukobwa abonye umusaruro we, umugabo we already yamaze kubona umusaruro we, ategereje ikindi kintu. Ariko process, ibintu birakomeje. Aramubaza ati, uri mwene nde? Ndakwinginze mbwira. Kandi kwa so hari aho twarara? Bwari bwije nyine, birumvikana wenda masaha y'umugoroba. Aramusubiza ati, ndi mwene Betuweli wa Miruka na Nahori. Kandi ati, dufite inganagano n'ibyo kurya bizihagije, kandi dufite naho kubaraza. Umva ko byose ni ibyifuzo bye, biri ku murongo, byose biri ku murongo. Imana ishimwe cyane. Uwo mugabo arunama, yikubita hasi, asenga Uwiteka. Ashima Imana. Ati, Uwiteka himbazwe, Imana ya databuja Aburahamu itaretse kugirira databuja imbabazi n'umurava. Nanjye Uwiteka anyoboye inzira ijya kwa bene wabo wa databuja. Donc yasubijwe. Uwo mukobwa arirukanka abwira abo mu nzu ya nyina uko byabaye. Kumva nawe yasubijwe, agiye kubabwira uko aho ibisubizo bye bigeze. Ni nko kuva mu rusengero, Imana yakubwiye ibintu, cyangwa se byarabikubwiye mbere, ukahura nabyo, ukaza ubabwira uti, wow, gahunda igeze ahangaha, akazi wenda nabonye akazi, n'ibindi ukaza utaha nyine uvuga ati, wow, celebration yari afite. Sinzi ukuntu bazemera ko celebration ni zimwe. Kandi Rebeka yari afite umusaza we witwa Labani. Rebeka ageze iwabo, ababwiye inkuru. Labani umusaza we nawe arayumvise ibyo byose. Labani uwo arasohoka, ajya gusanganira uwo mugabo ku iriba. Labani yumvise gahunda, yumvise ko umusaza we w'umukobwa, yumvise ku mukobwa wari mushiki wari muri celebration, nawe celebration ya mushiki we iramureba. Donc insinzi ya umuvandimwe irandeba, twese twishimira hamwe. Uretse bya twumva ngo nituvuga umuvandimwe, wumve nanone umuvandimwe muri Kristo Yesu. Umuvandimwe muri Kristo Yesu akubwiye ko yabonye ibintu, wow, muraserebwe. Uretse nyine byaje nyine byo kuvuga ngo umuntu yitwa ko ari umukristo ariko ataravuye mu bya kera. Iyi muntu yari muri Kristo Yesu ngo abayindutse cyane, bya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Abantu bashya nibo dushaka, abantu bashya bari muri celebration, kunezerwa. Yes, imirimo myiza yose. No mu gitabo cya Timoteyo, Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Pawulo yandikiye Timoteyo. Sinzi, mu Rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo niho havuga, ishobora kuba ariho havuga ibi byanditswe byera byahumetswe n'Imana bitwigisha
bikatuyobora, bikaducyaha, bikatugorora. Bivuze muri aya magambo yanjye, ariko hari byanditse urebye nini nk'ayo magambo bivuga ngo kugira ngo bigorore umuntu, biyobore umuntu akora imirimo myiza yose. Banza ibice 3 mu 13 na 14. Abana yarasohoka musanganye, urumva ko abana arimo aramufatisha intsinzi ya Benedata tuyakira gute? Aho bose kugira ngo bayigereho uko niki tubafasha. Donc kugira ngo agere kuri iyo twabafashije no muri celebration ni ngombwa birijyana birikora, dusereburira hamwe nabo, dukora celebration hamwe nabo. Byose rabana ari cyo wenda ibyo yagiye afasha mushiki we kuba kindness. Twumvije ko mushiki we yari umuntu n'igikundiro cyinshi n'ibindi bitandukanye. Hari icyo buriya umusaza we yamufashije, iyo hari icyo yamufashije nawe amufasha muri celebration. Iyo nta cyamufashije ni hano nyine usanga nyina ntago bahuje, umwe n'uwakeye no mu bya kera bya bindi twahoze tuvuga, undi ari mu bihe. Ariko hano amufasha celebration. Mbese twebwe turi dufasha abantu kugera ku ntsinzi, banayibona tukishimana nabo. Tubafasha gute rero? Kubafasha kwa mbere ni ukubana nabo muri groupe, kuri terrain, sur place. Yashushe kubana nabo muri groupe niko kuntu niho dufatanyiriza, niho duhura ngo dufatanye. Haleluya. Abonye ya mpeta na za zahabu zimeze nk'imiringa biri ku maboko ya mushiki we, kandi yumvise amagambo ya Rebeka mushiki we ati, ibyo nibyo uwo mugabo yambwiye. Niko kujya aho uwo mugabo ari asanga ahagaze iruhande rwa za ngamiya ku isoko. Nawe yumva atangiye approach. Gahunda ni approach, ni ukujya mu bintu. Iyo utari mu bintu nta musaruro. Haleluya. Yumvise amakuru, hari abantu dukeneye gutanga message. Rebeka yatanze message, abaye nkamu damu umusamariyakazi wahuye na Yesu, yangiza amara kumva inkuru nziza akajya mu mudugudu kuyitanga, abantu bakaza kuri Kristo. Ni inkuru zifite ibihamya, nawe yari afite ibihamya kugira ngo bishiturere abantu, nawe aze ya approaching. Dukeneye kugira inkuru zifite ibihamya, dushira abantu ngo bakizwe, baze kuri Kristo. Ndaryumvise kandi haleluya. Baze kuri Kristo bakira agakiza. Arangije amusanga ku isoko, aramubwira ati, ngwino winjire. Urumva ko hari icyo Rebeka yakoze, hari icyo umugaragu yakoze. Icyo cyaha cy'umugaragu yakoze kigiye gituma Labani agira approach nawe yo kuza kumuha karibu. Rebeka yari yatanze karibu, ariko Labani nawe yungamo. Donc ibintu byacu ni process, bisaba ko hari ikintu dukora kugira ngo tugire icyo tugeraho. Birasabye ko hari icyo dukora, ni mu byo mfite ni iki nakora cyiza kirushaho kuba cyiza. Bibuka ibi byose arimo arakora ni ibintu yaganiriye na shebuja Aburahamu mbere. Bajya bakora, tegura ibintu byiza, gutegura ibintu byiza. Gahunda no gutegura ibintu byiza, project nziza, kazishyikiza ibintu byiza. Amuha karibu. Umugaragu nyine akama asubizwa nawe, ibintu birijyana. Iyo twateguye project nziza ibintu birijyana, naryo ndaryakiriye. Haleluya.
dukomeze tubyakire mu izina rya Yesu. Ambwira ati ngwino winjire, uhiriwe ku Uwiteka. Sawa, niki kiguhagaritse hanze? Ni nk'ibyo. Iyo ibisubizo byaje biza uko niteguye inzu n'ikiraro cy'ingamiya. Tekereza ahantu baguha inzu baguha n'ikiraro cy'ingamiya, ngo banza n'ibyo kurya imbere babimubwiye ko bihari. Ngo umugabo yinjira mu nzu, Labani akura imitwaro kuri izo ngamiya, atanga inganagana n'ibyo kurya by'ingamiya. Urumva ko byose bari kubikora. Urumva abantu n'amazi yo kumwoza ibirenge tayari, nimubogereza ibirenge. Baragenze bararuha, nimubogereza ibirenge. N'ayo koza ibyabo bari kumwe, bamuzanira ibyo kurya, maze arababwira ati sinijya naravuga ubutumwa. Labani aramubwira ati vuge. Haleluya. Musaza w'umuntu, buri wese ku ruhande rwe akeneye kugira approach. Ntabwo ari umwe abyigira wenyine n'undi, no. Approach yanjye ituma ibikorwa byanjye donc Yesu, buri wese akeneye kugira ibikorwa byiza. Ibikorwa byanjye bituma undi nawe azana ibikorwa bye juste byiza, donc ugasanga turagirirana. Haleluya. Ati ntabwo ndi burye ntaravuga ijambo. Ngo rero ageze umwanya w'ijambo, yanezerewe, yarashima Imana, yasenga Uwiteka. Mana wakoze ibitangaza bikomeye, nakubonye wantangaje. Ariko reka nze ijambo ry'umunsi. Yari yatangiye kurisasira, niko kurisasira yari yakoze, kurisasira. Hariye tujya tuvuga tuti hari abantu bakobwa ngo bakururwa n'amafaranga, ngo abandi bakururwa n'ibi, n'abandi bakururwa n'ibi, n'abandi urukundo, ngo abandi biki. Ariko ibintu byose, ibintu muri rusange, igihari nuko urukundo rugaragazwa n'ibintu byinshi, ntabwo ari ikintu kimwe. Bivuga ngo Imana niyo ibanza ikatwima bimwe ngo tube dukoresha bimwe dufite. Hari bamwe bategereza ngo nzabona ibintu runaka. Ntabwo ari byiza gutegereza ibintu utarabona. No, mubishyire muri projet n'abo ngabo mufatanije, niba ari umudamu, niba ari umugabo, niba ari fiancé chéri. Ariko ibyo mufite aba aribyo mutegurira. Mutegurira ibyo ngibyo. Yego, urabona ko hakenewe ibikorwa byiza, buri umwe ku ruhande rwe. Imana rero ijya itwima bimwe, ikabanza ngo tubanze dukoreshe ibyo dufite, kugira ngo dukomeze tunabone n'ubumana bwayo, uburyo yigaragaza muri situation zacu. Twabonaga zakabaye zisa nk'izikomeye, kuko iyo ndi muri projet mba ndi kubona ibintu dukeneye, nkamenya ngo ukeneye amafaranga angana gutya, ukeneye ubushobozi bungana gutya. Okay, nabona Imana ibikoze, nabona bije, nkamenya ubumana bw'iyo Mana nyine, ukuntu Imana yigaragaje. None Imana ibigira ngo natwe tumenyane, twitoze imico myiza y'ibikorwa byiza. Hari igihe umuntu aramutse wenda afite nk'urugero amafaranga, umukobwa wenda araje nk'urugero kwa undi badatingana cyangwa se bari guteretana, akabona amafaranga, wow, yabona ayamufashisha, nayo ni ibikorwa, akavuga ati wow, ni byiza, nta bintu ni ibi rwose. Ubwo rero iyo
ntabwo rero aba ahagije, bisaba ko hari n'ibindi bikorwa bindi biza byo kugira ngo byubake bigaragaze urukundo, rwa rukundo rutavangiye. Ni Imana rero igenda ibyikorera ku buryo iyo ibintu bitari bukunde bigenda byigirayo 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 byigirayo. Iyo ibintu bitari bukunde bigenda byigirayo, biba bizaza mu gihe runaka. Ubwo nyine ibidakunze uyu munsi bizakunda ikindi gihe, ariko ubu ngubu Imana igenda ibyigizayo byigizayo byigizayo bidasobanutse. Niba urukundo rutari bukunde, ubigira ukuntu bitegura kugeza ugeze ku bintu byiza bitawe, donc bikwiranye n'icyo gihe murimo. Ubwo nyine Imana iyo yagushyize muri situation runaka, ibishaka nyine iguha n'ibintu bigufasha muri iyo situation urimo. Ntabwo ari ibintu biza, donc muri buri situation umuntu arimo akeneye ibintu bimufasha muri iyo situation arimo, ko ntabwo arayivamo. Kandi buri situation ifite ibintu bigenewe, donc buri level umuntu ariho hari ibintu bigenewe. Yego, hari ibintu bigenewe. Ubwo tegereza, guma muri iyo situation uyikoreremo, Imana igufashirizemo, kandi birashoboka ko wayikoreramo. Nibyo ndi kuvuga, ni nk'umuntu agiye gushaka, wenda afite ubushobozi runaka bungana gute, koresha ubwo bushobozi buhari. Nibyo Imana iragenda ibikora ubone. Ubwo rero uwo muhuza muri ubwo bushobozi tayari, ubwo nibyo. Ubwo abandi bashaka wenda ubushobozi burenze n'urugero, bazaza ikindi gihe ubwo bushobozi wenda buhari, icyo gihe buzaba bwaraje. Tekereza rero, ntabwo ubizi igihe uzubone umwe ashaka kuba ufite imodoka, n'ushaka ko umwe aba afite inzu n'urugero. Utekereza igihe uzaba ufite iyi nzu, ubwo icyo gihe nibwo bazaza, cyangwa se nibwo nibwo bazaza. Nibwo ngo buri kintu cyose kijyana na level. Ntabwo mvuze ngo wenda ni ukuvuga ngo buri situation turimo, bisobanuye neza, Imana yitwigishirizamo kandi ikaduha kuyikora. Donc itwiga gute? Iyo turi kuyikoreramo niko tuba turi kuyigiramo. Kwigira muri situation ni ukuyikoreramo, tukagenda twakira imigisha y'Imana kuko twayikoreyemo. Ibyo twabonye bitakunze muri situation bizaza nyine imbere, tubifate muri rusange. Nari natanze urugero ku gushaka, ariko hari ibintu byinshi tuba dukeneye ku rwego ndiho. Hari ibyo mba nkeneye ariko ntibiraza, cyangwa Imana iba inambwira ko izampa, ntibiraza. Ubwo rero bizaza mu gihe cyabyo, ariko mu gihe ndi hano, ubwo ndakorana n'ibyo mfite. Ningera muri icyo gihe cy'uko mfite ibyo bintu byo hejuru, ndakorana n'ibyo ngibyo mfite nyine Imana yampaye. Donc ibyo mfite ubu ngubu nibyo binsunika bikangeza kuri ibyo ngibyo Imana izaba yampaye. Kugushaka, ntabwo niba ndi kumwe n'umuntu tubanye muri iyi situation, biba binasobanutse ngo tubanye muri iyi situation imeze gutya, n'ubundi nitugera ku yindi tuzaba twafatanyije kuyigeraho, twese tuzaba turi muri situation imwe. Bya bindi byo kuvuga ngo ntabwo bakwiranye, ntibibaho. Ntabwo ari mu bintu byiza tugira, ntabwo ibyo bibaho. Ntabwo ibintu byiza birahari, ibintu byiza birahari, turabizi. Ni gute baba badakwiranye bafatanyije kubigeraho, kandi iyo bafite ibintu nyine barabikoresha. Ubwo rero urumva ko bose babigerezeho birabafasha, bararya bose
none se niba barafatanye kubigeraho bishavuga ngo batari kumwe ntibakabaye babifite n'urugero. Bishavuga ngo rero ni nk'ibyo muri Kristo Yesu tureba ibintu byiza, dukorana n'ibintu byiza kandi tugakorana n'ibintu bihuye na situation turimo, tugakorera muri situation turimo. Yes, donc situation turimo n'ibyo dufite muri iyo situation n'ibyo dukoresha. Imana ishimwe cyane. Turi gusoza ngira ngo twari tugeze kuri umugabo agiye kuvuga ijambo ry'uyu munsi. Tuzahera ku gice cya 5 part 5. Hano harimo ibintu bikomeye yuko Imana ni Imana tubana mu bikorwa byacu bya buri munsi. Dukeneye presence no kuboneka, tugakorera muri situation turimo, tugakora ibintu byiza. Ibyo bintu byiza nibyo bireshya abandi nabo kudukorera ibintu byiza, ugasanga nyine ibintu biraryoshye, ubuzima buraryoshye. Imana itanga umugisha mwiza Yesu Kristo wacu. Amen.